Ndashima Imana kuri uyu munsi wa mbere w'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2022. Imana y'amahoro yaduhaye kugira ngo tuwugeremo. Ku ruhare rwanjye ndayinezerewe kandi ndayishimye n'ukuri Imana ibyumve. Hari benshi bamaze kugera acecekerwa, hari benshi bamaze kuva muri uyu mubiri, ndetse bari bafite imigambi iruta twebwe iyo dufite, bari bafite intekerezo, bari bafite ubwenge, bari bafite ubushake, bari bafite imbaraga, bari bafite n'ubushobozi bwo kugera ku nzozi zabo, ariko ntago byakunze kuko bamwe bamaze kugera hacecekerwa. Abandi bamwe bari mu bitaro, abandi barwaye indwara zitandukanye, ariko dushima Imana muri byose uko turi, uko Imana yatugize, uko Imana yakuremye, uko Imana wenda birashoboka ko aka kanya turavugana, birashoboka yuko wenda muri wowe ntabwo bimeze neza, ushobora kuba urwaye, ushobora kuba urushye, ushobora kuba ufite ibibazo bitandukanye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ushima Imana muri byose kuko Imana yatumye ukandagira kuri tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu. Imana rero ibaho umugisha. Uyu munsi nkuko dutangiye ukwezi kwa gatanu, dufite icyo twakita insanganyamatsiko ivuga ngo liberation, cyangwa se ubwigenge mu buryo budasanzwe ariko binyuze muri Kristo Yesu. Tubasha kumenya ubwigenge, ibihugu bijya bigira ubwigenge bikagira liberation, umunsi wa liberation bakawuwizihiza rwose bikagenda neza, yaba nta gihugu na kimwe kitagira uwo munsi, cyane cyane mu bihugu biba byaragiye bikoronezwa, ibihugu biba byarahuye n'intambara, mu bihugu biba byarahuye n'ibibazo bitandukanye, bagira uwo munsi w'ubwigenge cyangwa se wo kwibohora, reka mvuge gutyo, bakibohora, liberation day. No mu ba Kristo rero hari uburyo ki habaho ukwibohora cyangwa se kubohoka bitewe n'ibyari bikuboshye. Ibihugu bigira iyo liberation kubera yuko haba hari ibintu byinshi byari byaraboshye abanyagihugu, cyangwa se bishoboka ko ari ubutegetsi buba butari bwiza, bishobora kuba ari intambara runaka, bishobora kuba ari ibintu bitandukanye. Noneho hakabaho umunsi wa declaration ya liberation kugira ngo noneho bajye bahora bawizihiza umunsi ku wundi, cyangwa se uko umwaka utashye, bitewe no kwibuka ibihe bari barabayemo byabaga byarabagize imbata, cyangwa se byarabagize abacakara b'ibyo bihe. Uyu munsi rero muri uku kwezi kwa gatanu tugiye kuba kuri iyo nsanganyamatsiko ivuga ubwigenge, cyangwa se tugiye kudekarara ubwigenge bw'abakristo binyuze muri Kristo Yesu. Tugiye gusaba Imana kugira ngo itange kubohoka mu buryo budasanzwe, itange icyo navuga ngo burya nimba ibihugu bishobora kwifata bigakora iyo liberation day, bakanawizihiza ku mastade, bakawizihiza mu buryo bukomeye, n'abakristo twakagombye umuntu wese kugira icyo nakita kwizihiza. Umuririmbyi wa gatanu mu Gakiza yararirimbye ngo sinzibagirwa umunsi nakizwaga ubwo Yesu yemeraga kwinjira muri njyewe, ngo narabohowe nkurwa mu byaha. Yari amaze kubohoka, bivuze ngo yari yarabohowe ingoyi y'ibyaha, kandi iyo ngoyi y'ibyaha yatumaga abasha kubaho mu buzima bw'umwijima. Arangije aradekara rero ngo sinzibagirwa uwo munsi nakizwaga, ariyo liberation day. Ntabwo nzibagirwa uwo munsi nakiraga Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye, kuko narabohowe nkurwa mu byaha. Imana ishimwe cyane. Uwo ni umuririmbyi wabiririmbye. Abakristo nabo bafite gahunda, cyangwa se bakeneye kudekarara umunsi babohokaga. Imana ishimwe cyane. Urahura n'umukristo ukamubaza ngo mbese mukristo we, ko tubona uri mu rugendo, ubundi warabohowe? Akakubwira ngo ndi mu rugendo. Ariko ndagira ngo uyu munsi nkubwire ibanga rikomeye. Abakristo bose, cyangwa se abitwa abakristo, kuba barabatijwe mu mazi menshi, cyangwa se barabatijwe umubatizo runaka bitewe n'imyemerere yabo, ni
ntibiba bisobanuye yuko bamaze kuba libere, bamaze kuba barakorewe liberation, kubera ko bamwe baracyaboshwe n'ibibazo runaka, abandi baracyaboshwe n'ibyaha. Imana itugirire neza cyane. Ariko uramusanga mu muhanda arakubwira ngo ndi umukristo, ndi mu rugendo, ariko wamubaza ngo mbese warabohowe, akakubwira ngo narabohowe. Ariko wareba imico ye ugasanga itandukanye n'iy'umuntu wabohowe. Ntafite ubushobozi bwo kudekarara yuko yabohowe, kubera ko aracyari anda y'umwijima wa Satani. Imana itugire neza cyane. Umuririmbyi aririmba yaravuze ngo mu ntambara ndasana n'ibyaha, ngo mfite umucunguzi, mfite umurengezi, ari we Yesu. Bivuze ngo yaramaze gusobanukirwa yuko kubaho ubuzima bubwiwe ntibihagije gusa, ahubwo ariho kubera Kristo. Ni amasomo wenda tuzafata mu minsi iri imbere. Uyu munsi ndashaka kugira ngo nkubwire wowe uneze amatwi, kubahoka cyangwa se gutangaza ubwigenge bwawe ni wowe wenyine, nta wundi uzabigufasha. Nasiyo zini ishobora gutangaza ubwigenge bw'ikirwa runaka cyangwa se bw'igihugu runaka ari uko habayeho imbaraga z'abanyagihugu kugira ngo badekarare ko bibohowe, ndetse banasabe nasiyo zini yuko bamaze kubohorwa ingoyi runaka yari ibaboshye. Umukristo nyamukristo niwe wenyine ufite urufunguzo rwo kuvuga ngo nge narabohowe. Imana itugire neza cyane. Uwo musengana ntabwo yabasha kudekarara ko wabohowe. Uwo mubana mu rugo ntabwo yabasha kubidekarara. Kubera iyihe mpamvu? Kubera ko nta muntu umenya undi usibye Imana yonyine. Hari abantu bajya bishuka akakubwira ngo nge ndakuzi cyane. Reka nkubwire, na mama wakubyaye ntabwo akuzi, n'umuntu musengana ntabwo yakumenya, n'umudamu washatse cyangwa se umugabo washatse ntabwo yakumenya. Ariko umuntu akavuga ngo njyewe ndamuzi, nuriya mwana wo kwa runaka, uriya yakuze yiga primaire ya hariya hantu, yiga segonderi hariya, twaraniganye, imico ye ndayizi, ubuzima bwe ndabuzi, ni inyangamugayo cyangwa se ni umunyabyaha. Ariko ndagira ngo nkubwire, nta muntu n'umwe ushobora kukumenya usibye Yesu wenyine. N'umubyeyi wakubyaye ntabwo yakumenya. Abantu bajya bishuka kuri bagenzi babo bakabatangira ubuhamya. Reka nkubwire, ibyo ubona ko ushobora kubona umuntu, ushobora kundeba wenda ukabanga ariko ngo Bishop ni umwana mwiza, ariko ntabwo ariko kuri, kubera ko ntabwo uzi umutima wanjye. Kristo wenyine ni uwuzi. Ni njye jyenyine rero ufite ubushobozi bwo kudekarara liberation, kubera ko ninjye uzi neza ko ndabohowe. Imana ishimwe cyane. Nta muntu n'umwe wagutangira ubuhamya, kubera ko iyo twibutse Yobu yagendanaga na bagenzi be ba Berudadi ndetse na ba Elifazi n'abandi, ariko igihe kigeze cy'amakuba ya Yobu baba ba mbere bakumubwira ngo mbese ntabwo uri umunyabyaha, mbese ntabwo bimeze gutya. N'umugore waramubwira ngo ihakane iyo Mana, kubera ko icyiza nuko wapfa. Nta muntu n'umwe waruzi commitment ya Yobu n'Imana usibye Imana yahagaze hariya ikavuga ngo mbese Satani we, warebye umwana wanjye, warebye uburyo Yobu anyiranukira. Imana niyo ibifite urufunguzo rwo gutangaza dekararasiyo ya liberite ku buzima bwawe. Nta wundi muntu wayitangaza. Reka nkubwire nshuti yanjye, uyu munsi turi kuvuga ku kintu bita liberation, ku kintu bita kubohoka, ariko kubohoka kwa mbere gutangirwa n'intambwe yawe. Reka mbabwire, dusomye mu gitabo cya Petero wa mbere, reka tuhasome Petero wa mbere ibice 2
umurongo wa 4, reka duhere ku murongo wa 3. haravuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza. umurongo wa 4, nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryatoranijwe riba iry'igiciro cyinshi. Reka tuganire kuri ayo magambo gatoya. haravuze ngo umurongo wa 3, niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza. Reka tuhere kuri ako ngako. Niba warasogongeye, umunsi bakubwirizaga warafashijwe, umunsi bakubwirizaga wahise uvuga ngo ntangaje yuko nkijijwe ku mugaragaro. ujya mu rusengero wihana ibyaha byawe, ugenda mu muryango uririmba indirimbo ngo nzakagendana, utangaza yuko ukijijwe. wari umaze gusogongera Yesu wumva araryoshye, wenda pasiteri wawe yarakubwirije wumva urafashijwe, wenda hari igiterane wari urimo wumva urafashijwe, wenda Imana yagusanze mu nzozi irakubwira ngo kizwa, biremera. uko wahamagawe ni wowe ukuzi. wenda wabonye bagenzi bawe b'abarokore b'abakristo, uravuga ngo uriya muntu abayeho neza, uriya muntu afite amahoro, uriya muntu wenda aratunze, uriya muntu wenda afite amafaranga, uriya muntu wenda abayeho muri ubu buzima bumwe cyangwa ubundi. uravuga ngo nanjye reka ntere intambwe njye gukizwa. ugeze mu nzu y'Imana uhabona wenda umugisha, akazi urakabona, urasogongera wumva ko Yesu aryoshye, urasogongera wumva bimeze neza. umaze gusogongera uravuga ngo rero nimba ari uko bimeze, mbonye icyo nashakaga. wumva uratuje. dufite abakristo benshi basogongeye bumva ko Yesu aryoha, turabafite cyane. dufite abanyamasengesho basogongeye, dufite abavuga butumwa basogongeye bumva ko Yesu aryoha. ariko ndagira ngo nkubwire iki kintu nshuti yanjye, gusogongera ntago bimara inyota. gusogongera nicyo kintu kitamara inyota nabonye. kera iwacu twajyaga dutara inzagwa, bakambwira ngo ninjye gusogongera numve ko rwahiye. nkagenda nkashingamo umuheha, nkumva urwarwa ruraryoshye rwahiye, ariko nari gusogongera gusa. nkagenda nkabwira ababyeyi nkabwira ngo urwarwa rwahiye, ariko ntabwo byamaraga inyota. kera twajyaga tujya kubonja ahantu bacuruzaga nk'ubunyobwa, bakakubonja ugasogongera ukabwumva. ibyo ntabwo byakumaraga ipfa. abakristo benshi barasogongeye, abakristo benshi bamaze kumva yuko gusogongera bihagije. umukristo wasogongeye ntabwo ashira inyota. abasogongeye gusa bakabona Yesu. hari abaje mu nzu y'Imana bameze nk'impinja, Yesu abaha amata baranywa barahaga, barasogongera baravanga ibi nibyo bihagije. abo bakristo rero bamaze gusogongera, iyo izuba ryatse inyota iraza. ariko uyu mugabo Petero yaranditse aravuga ngo nimba mwarasogongeye ngo nimumwe, haleluya, ngo nimumwegere. Imana ishimwe. reka nkubwire wowe, birashoboka ko wasogongeye. abakristo barasogongeye, ariko ntabwo bigeze bamenya uwo mwami. basogongeye baje mu rusengero, barabahanurira imigisha iremera, baravanga Imana izakugirira gutya, baravanga ahantu harimo uburyohe, bararyoherwa birakunda. ariko ndagira ngo nkubwire, ntabwo barabohorwa. umukristo wasogongeye iyo amaze kugira inyota asubira mu busambanyi. umukristo wasogongeye gusa iyo amaze kugira inyota asubira mu bujura. umukristo wasogongeye gusa, kubera ko gusogongera ntabwo bimara icyaka. ariko Yesu yavuze ijambo rikomeye, haleluya, haleluya. aravuga ngo nimuze abarushye n'abaremerewe, nimuze musange ndabaruhura. ngo n'udafite ifeza
Imana ishimwe. Birashoboka yuko mu buzima bwawe wenda warasogongeye gusa, wenda nicyo cyonyine wabonye, ariko uyu munsi ndagira ngo nkubwire iri jambo. Biragoye kugira ngo uzatangaze ko wabohowe, biragoye kandi abarokore basogongeye nibo bagira amashyari, babona bagenzi babo bateye imbere, ngo icyama nanjye nkatera imbere, icyama nanjye nkamera gutya, ngo kandi uyu muntu namwica, ngo kandi uyu muntu icyama agahomba. Reka nkubwire, wishimira ikibi kuri mugenzi wawe. Abakristo basogongeye niko bameze. Mana itugirire neza. Abakristo basogongeye gusa, bakumva ko Yesu aryoshye gusa, ariko bakananirwa no gushingamo umuheha burundu, bakananirwa no gufatiraho ngo bakomeze banywe. Yesu niwe umara inyota, Yesu niwe karuhura. Imana ishimwe. Abakristo basogongeye gusa ntabwo azatana n'ishyari, bagira ishyari rwose mbibabwire. Umukristo wasogongeye gusa kumva ko Yesu aryoha, azahora mu ntonganya, azahora mu magambo, azahora mu manjwe, azahora mu matiku. Umukristo wasogongeye gusa, uwo nguwo afite ikibazo, kubera ko ntabwo yashize inyota. Iyo ageze mu banyamahanga yifatanya nabo, yagera mu basambanyi akaba umusambanyi, kubera ntabwo yashize inyota. Yesu ntabwo yakumaze inyota y'irari, Yesu ntabwo yakumaze inyota y'amagambo. Oya, reka mbabwire, abasogongeye nibo uyu munsi bateza ibibazo mu bandi. Mana itugirire neza. Ariko Petero akomeza n'umurongo wa 4, aravuga ngo nimba mwaramaze gusogongera mukumva ko Yesu agira neza, hari icyo musabwa. Icyo nicyo uyu munsi tugiye kuvuga, ni nacyo turi gusaba Imana muri uyu kwezi, ngo nimumwegere. Imana ishimwe. Umurongo wa 4 avuga ngo nimumwegere, niwe buye ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranyijwe ndetse riba iry'igiciro cyinshi. Imana ishimwe cyane. Kuba warateye intambwe ukaza mu rusengero ntibisobanuye yuko uri umurokore. Kuba warabatijwe mu mazi menshi ntibisobanuye yuko uri umurokore. Kuba utwaza Imana ibitabo ntibisobanuye ko uri umurokore. Kuba uri umushumba niba bisobanuye ko uri umurokore. Reka nkubwire nshuti yanjye, abakristo nyakuri nabemeye Yesu. Bibiliya irambwira ngo icyakora koko abamwemeye bakizera izina rye yabahaye ububasha n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire mubyeyi, munyamasengesho, nimba warasogongeye ukumva ko Yesu agira neza, kudekarara ubutsinzi kwawe nuko wegera uwo mwami. Reka nkubwire nshuti yanjye, uyu munsi ndagira ngo nkubwire, egera Kristo. Bamwe baramwanze, abandi bamutereye hirya no hino, abandi reka mbabwire uwo mugabo banze. Yageze ku mfubyi ahinduka se w'imfubyi, ageze ku bapfakaza bakaruhura, ageze ku bari barusha bahumuriza imitima. Uwo mugabo reka mbabwire ababubatsi banze, yageze mu ntambara arazihosha, yageze mu maganya guhindura umunyamunezero. Uwo mugabo banza bubatsi, yageze ku barwayi ba kanseri umuntu w'umuganga arabakiza. Uwo mugabo banza bubatsi, yageze ku bari barwaye bafite ubumuga i Kaperinawumu, bataha banezerewe. Agera ku mwana wa Yayiro, aramubwira ngo tarisa 10, bisobanuye ngo byuka. Uwo mugabo abubatsi banze, hari haleluya, afite imbaraga ziteye ubwoba. Reka mbabwire rero, nimba waramusogongeyeho gusa bakakubwira ngo Yesu ni mwiza, nagira ngo dayo, nagira ngo nkubwire uyu munsi, wowe uneze amatwi wateranye, wowe uneze amatwi muri uyu mwanya, ndagira ngo nkubwire iri jambo. Wamenye neza Yesu kari karuhura, ibyo warabisogongeye urabimenya. Wamenye neza ko Yesu arura indushi, ibyo warabimenye. Uyu munsi arakubwira ngo ngwino, haleluya, nyegera. Nubwo bamwe banyanze, ariko nyegera, haleluya.
haleluya. Abegereye Yesu nateka bazacibwaho. Pawulo ageze mu Baroma arababwira tumva mbabwire, nubwo umwami Nero atumereye nabi, nubwo ingoma yiwe idukandamije, ariko reka mbabwire abari muri Kristo Yesu nateka bazacibwaho. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Reka mbabwire bagenzi, abasogongeye neza barahamagarirwa kumwegera. Hari abantu bibwira yuko bageze iyo bajya, ngo nakijijwe kera, nakijijwe mu myaka iyi n'iyi, ariko bibagirwa neza kwegera uwo mwami. Mana itugirire neza. Uyu munsi warasogongeye. Abapasiteri barakubwirije urasogongera. Abavuga butumwa barabwirije. Amakorari yararirimbye. Abanyamasengesho barasenze. Uraryoherwa wumva ni byiza. Abaririmba indirimbo zo mu gitabo barafashwa, nawe ukajya ugafashwa. Amakorari yazamura ikorasi nawe ati ibi ni haleluya, ibi bintu ni sawa. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi urasabwa kumwegera. Nubwo bamwanse, ariko bamwemeye bakizera izina rye, yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Kandi abari muri Kristo uwo mugabo nateka bazacibwaho. Ndagira ngo nkubwire munyamasengesho, ndagira ngo nkubwire ngo mupasiteri, hari abapasiteri basogongeye ariko ntibamwegera. Hari abaririmbyi basogongeye ntibamwegera. Hari abavuga butumwa basogongeye ntibamwegera. Hari abakozi batandukanye. Reka nkubwire nshuti yanjye, n'ijambo ryitwa kuba umukozi w'Imana muri iki gihe biragoye, kubera yuko babaye abanyabiraka. Babaye abanyabiraka. Ntago navuga ngo n'abakozi b'Imana 100%, ntago bari full time mu kazi, ahubwo babaye aba part time, bamwe babaye casual. No kuvuga ngo ntabwo ari abakozi nyamakozi, ahubwo icyama Imana abitwa ko ari abakozi bagahinduka abana b'Imana, kuko abakozi bose ntabwo ariko bazagororerwa. Bibiliya irambwira neza cyane ngo hari umuntu wigeze wahagarara abwira abantu ngo reka mbasigira amatarantu. Bamwe baragenda abasigira amatarantu 5, undi amusigira 2, undi amusigira 1. Igihe kigeze kandi bose bagiye mu kazi, bose bagiye gukoresha izo tarantu, ariko igihe kigeze wa mushabusha agarutse arababwira ngo mumpe amatarantu yanjye, dore narayabahaye ngo mugende muyacuruze, mugende muyabyazamo inyungu. Ndagira ngo munyereke n'urwunguko. Nuko uwa mbere araza ngo databuja wampaye itarane 5, naragiye nzigenzuramo 5, none dore igihe niki, dore zibaye 10, none ndazikuzaniye. Shebuja aravuga ngo mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse muri bike cyane, igihembo cyawe genda hariya aho tuzibanira. Imana ishimwe. Uwa kabiri nawe araza ati nahawe 2, nazigenzuyemo izindi 2, dore zabaye 4, ntuzakire. Shebuja aramushimira. Wa wundi nawe witwa ngo ni umukozi, bamuhaye itarani 1, ngaragenda yishyira ahantu, ngarayifurika, aragenda arabika. Amaze kubika araza aravuga ngo wampaye 1, ngo narinzi kuri umunyamwaga, narinzi kusarura ibyo utahinze, narinzi kuhunika ibyo utagosoye, none dore itarano yawe ndayikugaruriye. Shebuja amubwira ijambo, aramubwira ngo nimba wari uzi ko ndi umunyamwaga, itarano ryanjye wakiraga iryiki, ngo igihembo cyawe nibakuzirike bakujugunye hariya mu itanura ry'umuriro. Imana itugire neza cyane. Kandi bose bitwaga ngo ni abakozi, bahamagariwe izo tarano zose ngo bajye mu murimo, ariko bose siko babaye bakozi. Kuba waramenye Kristo nibisobanuye yuko uri umwana w'Imana, kuko hari abamumenye mu makuru, hari abamumenye mu bitangazamakuru bamwanditse, hari abamumenye mu masosho media, hari abamumenye ariko ntibamwizera. Baramumenye ariko ntibamwizera, baramwumvise ntibizera ibye,
ni nayo mpamvu uzasanga uwamwumvise namwizere iyo ageze mu kigeragezo aratangira akavuga ngo ndapfuye, akamera nk'Abisirayeli ku nyanja itukura batangira kubona imva serikeye imbere yabo mu iyerekwa ryabo. Barangije babona isanduka aho kugira ngo babone ubutabazi bw'Imana. Bari baramenye ko Imana ikora, ariko batari bizera ko Imana ikora. Kuba warabashije kumva neza ko Yesu ari umwami, iyo tugiye kubatiza abantu turababwira ngo hari ukumenya umwami, ariko ukwiye kumumenya ukamwizera, ukizera imbaraga zimurimo, ukizera na buri kimwe cyose, ugahinduka umwana w'Imana, ugapfana kamere zawe ukazukana na Kristo. Hari abantu uyu munsi kamere zabo zasinziriye kubera ko barasogongeye gusa, barasogongeye byonyine, kamere zabo zirasinziriye, bazikubise umusogongero ariko ntabwo zashize icyaka. Iyo bibaye ngombwa rero ko agera hahandi inyota iza, kamere irashinyika. Ubusambanyi wabukubise umusogongero buba butuje gato ariko ntibwashira inyota. Iyo ugeze rero ku gikobwa cyiza, nimvuga igikobwa cyiza ntago ari ugutukana, nuvuga ngo wa undi munini umeze neza usa neza, uratangira ukarabya iminwa kubera ko kamere y'ubusambanyi warayisogongeje Kristo gusa, ariko ntiwigeze uyegereza Kristo. Abandi ugasanga bafite umujinya muri bo, nawe akakubwira ngo jewe ngo narakizwa, ngo nari umunyamujinya sha, ngo kandi n'ubu hari igihe ngira umujinya nkumva naterura umuntu nkamukubita hasi. We warasogongeye gusa, ntabwo uregera kuri Yesu. Kuko umuntu wageze ku musaraba neza, njya nkunda igitabo cya Mukristo ngo yageze ku musaraba, umutwaro yari afite ku mugongo urangije umuva ku bitugu, arabohoka, atangaza liberation. Imana ishimwe cyane. Hari abantu muri uko kubaho kwabo uyu munsi, hari n'abageze ku musaraba kubera ko barasogongeye gusa, bagera ku musaraba ntibamenya aho Yesu ari, barakomeza barawurenga. Uyu munsi umuririmbyi araririmbye aravuga ngo kandi mbona inyuma hari umworera, imbere y'uwo mworera hariho umusaraba uteze amaboko ngo udukize tutagwayo. Ariko abantu benshi baguye mu mworera, abantu benshi barenze umusaraba. Bazi neza kuza mu rusengero, bazi ko kuza mu rusengero ariko gukizwa, barasogongeye gusa. Abo Yuda yarabanditse aravuga ngo ni intaza mu isangirangendo ryabo. Intaza ni ibuye ryo mu mazi, iyo urirebye ugira ngo ryabaye matora. Iryo buye ushobora gutekereza ko ryabaye matera, ukaba ati buriya rirabuye kubera rimaze imyaka myinshi mu mazi, buriya ryaroroshye, ryarakonje, rimeze neza, reka nsimbuke ndigwe hejuru ntacyo riri bungire. Iryo buye intaza, umukristo utari wabasha kwegera Yesu ngo amwizeze n'umutima we wose n'ubwenge bwe bwose, ameze nk'iryo buye ryo mu mazi, ari ryo ntaza. Ushobora kuryitiranya ukavuga ngo ryabaye matera, ryarakonje, ryabaye soft, warisimbukiraho gatoya rikakumena impanga. Dufite abakristo
dufite abitwa ngo bageze mu nzu y'Imana, amazemo igihe kinini, yasomye Bibiliya kuva mu itangiriro kugeza mu Byahishuwe. Amaze kuyisoma arasogongera, yumva Yesu ni mwiza. Aba mu rusengero kuva ku wa mbere kugeza ku wa mbere. Ni umuririmbyi, ni umuvugabutumwa, ni umudiyakoni, ni umushumba. Yarasogongeye yumva ko Yesu agira neza. Ariko iyo umurebye ushobora kumwitiranya ukavuga ngo iminsi amaze mu rusengero. Iyo minsi amaze mu rusengero ishobora kuba yaramugize muzima. Wenda akiri ku gasozi, ryabuye rikiri ku gasozi ritaragwa mu mazi, bari barizi ko ari ibuye. Rimaze kujya mu mazi, kubera imyaka ryamaze mu mazi, bararyitiranya ngo ryarashonze cyangwa se ryarakonje. Urabona ibuye riri mu mazi ritonda icyo twakita sinzi, donc urububi cyangwa se hazaho indi kushe ukagira ngo ryabaye nyine amazi, nyine ryabaye soft. Uwo niwe mukristo muri iki gihe uri mu rusengero ariko utarizeza Yesu n'umwami, utarizeza umutima wa Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe. Abo ni abasogongeye gusa. Biragoye rero gufata wa mukristo wasogongeye gusa, nurangiza umubwire ngo tangaza ukwibohora. Ubwo arabizi neza ko aboshwe n'umujinya, ubwo arabizi neza ko aboshwe n'intonganya, ubwo arabizi neza ko aboshwe n'ubusambanyi, ubwo biragoye kugira ngo azajye hariya yihandagaza avuge ngo narabohowe. Niyo bivuze abivuga kugira ngo ashimishe abamubona bazi ko amaze imyaka myinshi mu rusengero. Dufite abantu benshi bamaze igihe mu rusengero. Iyo umuhungiyeho ubabaye, uzi neza ko ari bugukemurira icyo kibazo, cyangwa se uzi neza ko ari bugufashe mu ntekerezo, ahubwo akubana isarabwayi aho kugira ngo akubere ibihumura neza. Akubana isarabwayi. Aba turabafite benshi. Ariko uyu munsi urabwirwa ijambo rivuga ngo nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi ariko ryaratoranyijwe. Haleluya! Ribi ry'igiciro cyinshi. Uyu munsi kuba umaze igihe usenga, duterana, tubana, cyangwa se kuba umaze igihe witwa ngo winjiye mu rusengero rw'agakiza, urakizwa, ntibisobanuye neza yuko wegereye Yesu. Banza wisuzume mu mutima wawe, uvuge ngo mbese Yesu ndi kumwe nawe. Hari ayandi masomo tuzareba avuga ngo iyo umaze kugera kuri Yesu bigenda gute, n'ibindi. Turashaka gutangaza kubohoka muri uku kwezi kwa gatanu. Kandi mbere yo gutangaza kubohoka, turagomba kubanza kwisuzuma neza, kubera ko ku kwezi kwa gatanu hari benshi bagiye kubohoka. Hari ingumba zitabyara zigiye kubyara, hari abarwayi bagiye gukira indwara, hari abantu barubarusha bagiye kubona ineza y'Imana, hari abashomeri bari bagiye kubona akazi, hari abari bari mu magereza bagiye gusohokamo, kubera ko Imana igiye kubohora abantu. Ariko ntabwo Imana izagufata ku ngufu ngo ikubohore. Wowe ubwawe uratera intambwe uvuge ngo nge narabohowe. Imana ishimwe. You are the one who gonna declare. Ni wowe ugomba kudekarara yuko wabashije kubona liberite, kuko ubutsinzi buri muri wowe indani. Mani tugire neza cyane. Yuweni ntabwo izakudekararira ubutsinzi mu kirokore. Umugabo washatse ntabwo azakudekarara ko wabohowe.
umubyeyi washatse umubyeyi wakubyaye ntabwo azakudekararira ko wabahowe. Uwo mubana mu nzu ntabwo azadekara. Reka mabwire bagenzi, turi abakristo kuko twabatijwe, ariko dutandukanye imico ya gikristo. Buriya tuzavuga ku ndangagaciro z'umukristo wamaze kugera kuri Yesu. Uyu munsi mugenzi, isuzume, witekerezeho, uvuge ngo mbese narasogongeye gusa? Nababwiye ngo gusogongera ntibimara inyota, gusogongera bigutera icyaka. Nukuri reka nkubwire, nimba uzi ko wasogongeye ukaba utaratunga Yesu muri we wasogongeye, ukaba utaramugumana, uracyakora ibihabanye. Ninde bazasanga yibye? Ni wowe. Uracyafite akaboko karehareha karasogongeye gusa. Ninde bazasanga mu gikundi gisebya mugenzi wabo? Ni wowe, kuko ururimi rwawe rwarasogongeye ariko ntabwo rurafata Yesu neza, ntabwo ruramwizera, ntabwo rurakizwa. Ariko baravuze nawe urumva, waranezerewe yuko Yesu ari mwiza, ukabyina kamucirenge, Yesu ni mwiza, nzajya mu ijuru kure rya sose, rya mama wawe, rya nyokorume, ryande. Uyu munsi Yesu yaravuze ngo kuva ku bwa Yohana umubatiza ubwami bw'Imana buratwaranirwa, ndetse n'ababujyamo babugishwamo imbaraga. Ubwami bw'Imana si amagambo, ubwami bw'Imana ni imirimo. Imana itugire neza cyane. Kuba warakijijwe ntibisobanuye yuko wageze ku musaraba. Kuba warakijijwe witwa ngo waretse ibyo warekaga. Birashoboka ko waretse ubusambanyi abantu barebaga, ariko uyu munsi ukaba uriho ufite ikintu bita gutukana muri wowe. Birashoboka ko waretse ubujura, ngo utinya ngo polisi itazagufunga, ariko uyu munsi ukaba uri umusambanyi bucece. Birashoboka ko uyu munsi waretse ibyatuma gutakirwa muri korari bakubwiraga, ariko uyu munsi urakora ibintu urikinisha. Birashoboka yuko waretse byinshi, ariko muri wowe wuzuye inzangano. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire, ntabwo uragera kuri Yesu, uracyaparapara. Imana itugirire neza. Ndakubwira nanjye nibwira kugira ngo uyu munsi nisuzume. Ese uhagaze ute? Urashaka kubohoka? Yego, ariko si urabohoka uruwuhe? Hari abantu benshi basogongeye kuri Yesu, bamaze kumusogongera bajya mu rusengero, barasengerwa ngo Imana ibahe ubushumba, Imana ibahe ubwarimu, Imana ibahe abadiyakoni, Imana ibahe uburirimbyi. Ariko uyu munsi babaye intaza, babaye intaza. Nibo bari kugonga amato, bari gutuma amato ashwanyuka. Bamwe babaye intaza, bahagarara ku muryango aho kugira ngo abandi binjire, barabakemeya, baravuga ngo ntimugomba kwinjira. Babaye icyo bita inkingi ibuza abandi kwinjira, kubera ko bibeshweho. Gutinda mu rusengero ntibisobanuye yuko uri umuntu nyamuntu. Umuntu nyamuntu ni uwufite Yesu muri we, yapfiriye muri we, azukana nawe. Imana itugire neza cyane. Uyu munsi turabwirwa ngo nimba warasogongeye ukumva ko Yesu agira neza, haguruka umwegere. Imana itugire neza cyane. Haguruka umwegere mugenzi, haguruka umwegere, witinda, haguruka nicyo gihe cyawe. Birashoboka ko aho waba uherereye hose witinda, haguruka, isuzume muri uyu mwanya, uvuge ngo ndashaka kubohoka, ndashaka kuririmba intsinzi, ndashaka kujya celebra umunsi nakizwaga, ndashaka kujya nanjye nitangira ubuhamya. Iki nicyo gihe cyawe. Hari abantu benshi ngo zabananiye, uyu munsi baryana umwiryane n'abo bashakanye, bitewe n'impamvu imwe, bitewe nuko basogongeye gusa. Ndakubwira nibwira nshuti yanjye, hari abantu ujya kumva bazize ikintu runaka. Hari abantu ujya kumva ingo zabo, ukumva umuntu kandi n'umukristo yarasogongeye, ariko ukajya kumva
ashwanye na mugenzi we bashakanye bazira iki? Bazira ko wenda babyara wenda abahungu gusa, bagatongana. Kandi yarasogongeye yumva ko Yesu agira neza. Noneho muri kwa kubimenya ntiyasobanukirwa ko abana ari umwandu uturuka ku Uwiteka, kandi imbuto zo mu nda ari umugisha Imana itanga. Ukumva ashwanye na mugenzi we ngo kuki ubyara abahungu, kuki ubyara abakobwa, rimwe na rimwe bagakora amadivorce cyangwa abandi bakabana kuri icyo gikomere gusa. Ariko igitsina ntigitangwa nawe umuntu. Nk'uko utazi uburyo ki amagufa akurira mu nda y'umugore, nk'uko utazi uburyo Imana ifata umuntu ikamukura mu busabusa, ni nako utabasha no kumenya imikorere y'Imana. Bivuze iki rero? Akira ineza y'Imana, akira umugisha Imana itanga. Abantu bakabishwanira. Hari n'abashwana ngo imbebe iciye aha undi iciye aha, bakananirwa kubyumvikana, induru zikavuga, divorce zikaba. Ariko nimba twarasogongeye tukamenya ko Imana ari nziza, nimuhaguruke tuyegere, nimuhaguruke tuyimenye byisumbuyeho. Kuko kubatizwa, gusenga kuwa mbere cyangwa kuwa kabiri, gusenga buri munsi, nibisobanuye ko wamashije kwizera Yesu neza. Iyo ni intambwe yo kwegera Yesu. Ariko muri iki gihe ni wowe wo gufata icyemezo ukavuga ngo uyu munsi ndumva nshaka kubana n'Imana, uyu munsi ndumva nshaka ko noneho nshinga mu muheha sinsogongere gusa, ahubwo nkamwizera Yesu agatura muri njyewe, akaba mu maraso yanjye. Kandi reka mabwire, ubu uyu munsi tuvuze ku gusogongera, tuzakomeza tutera intambwe mu yandi masomo avuga ngo iyo Yesu none wamaze kumwizera akinjira muri wowe, ingingo zose zigomba kubimenya. Hari abantu rero binjije Yesu muri bo, ariko hari ingingo zitarageramo Yesu. Amaso ashobora kuba atarageramo Yesu, amazuru ashobora kuba atarageramo Yesu, amatwi yawe ashobora kuba atarageramo Yesu, umunwa, ururimi, amaguru, igitsina, ibyo byose bishobora kuba bitarageramo Yesu. Ariko ibyo ndagira ngo nkubwire ngo ku kwezi kwa gatanu ni wowe wo gufata icyemezo bavuga ngo ndashaka kubohoka. Ntabwo nzi ibikuboshye mubyeyi, ntabwo nzi ibigufashe, ntabwo nzi ibituma utabasha kugera ku ntsinzi Imana yaguhaye, ntabwo nzi ibituma utinda ku gihe. Igihe ni igihe kibereho kutwigisha, ariko ntikigomba kuduhindura. Ahubwo twebwe duhinduka dusa na Kristo, ariko ntabwo duhinduka dusa n'ibihe. Imana itugire neza cyane. Isuzume nanjye nisuzume. Nimba warasogongeye ukumva ko Yesu agira neza, ndagubwira ngo nkuko Petero yavuze ngo egera Yesu nubwo ari ibuye ryanzwe, ariko ryabaye rikomeza ifuruka. Imana itugire neza cyane. Ni wowe nanjye wo kwisuzuma, ni wowe nanjye wo guhitamo icyo tugomba gukora, ni wowe nanjye wo kumenya ko ngomba kwizera Yesu. Twababwiye ngo mu bice 8 by'Abaroma ngo abari muri Kristo Yesu ntateka bazacibwaho. Hari abantu bibwira yuko kuba muri Kristo ari ukubura umumaro. Hari abantu bibwira neza ko kuvuga Yesu neza ari ubuginga. Ariko mureke dutangaze ineza y'Imana, abarushye n'abaremerewe bakizwe. Tuvugisha ukuri, duhagarare kuri kwa Kristo, apana ukuri kwawe, kuko ukuri kwawe nako kurakubeshya. Nawe ubwawe ntuzigirire icyizere, kuko niwigirire icyizere uzaba wishuka. Ahubwo girira Yesu icyizere. Hari abantu benshi bifitiye icyo bita overconfidence, ariko izo overconfidence zibasiga zibatuye mu mwobo, kubera ko zibakoresha amakosa.
iyo wiyizeye rero uba ufite icyo bita za overconfidence, ngo jewe nga know who am I, jewe nzondiwe, ibyo mvuga ndabizi n'ukuri bihagazeho. Banza umenye ngo mbese ibyo byuvuga Kristo bivuga iki? Ese niko kuri kwa Kristo cyangwa niko kuri kwawe ku giti cyawe? Kura overconfidence mu murimo w'Imana, kura overconfidence muri aka gakiza ka Kristo, kubera ko benshi bagize overconfidence bahiritse umurimo w'Imana. Nimba ushaka icyubahiro, ubwiza no kudapfa, ubishakishe gukora ibyiza udacogora. Hari abantu bumva ko mu mateka yabo baje mu nzu y'Imana barasogongera, ariko bumva neza yuko bo ntabwo bajya babasha gukora ikibi. Abo rero nababwiye ngo ni babandi basogongeye bagera no ku musaraba, ariko ntibabona Yesu, ahubwo barawurenga. Ariko Imana itugiriye neza, ahubwo nitugera kuri Yesu tukabana na Kristo, tuzimana nawe imyaka ibihumbi, tuzabana nawe akaramata. Haleluya! Nkumbuye ibyo bihe. Icyama Imana ikazama imbaraga nkajyayo, icyama nkazabasha kubona ibyo naruhiye, icyama nkazabasha igihe cyanjye nikizabe icyo kuba cyaratakariye ubusa, ahubwo kikazaba igihe cyo gukorera Imana. Sinzi iminsi isigaranye, ntabwo nzi amasegonda n'iminota, wenda n'aka kanya mvuga mwakumva ngo ibyanjye birarangiye, ariko icyama Imana nazabona iherezo ryiza nk'iry'abakiranutsi. Icyama Imana wowe unteze amatwi ukazabona iherezo ryiza nk'iry'abakiranutsi, byatumarira iki kurangiza urugendo nabi? Hari abatangiye urugendo ariko uyu munsi sayo yarabamize. Hari abatangiye urugendo bazi imirimo myiza, bazi gukora neza, ariko uyu munsi byabo byararangiye. Ariko Imana izaduhe iherezo ryiza. Niryo nkwifuriza wowe wanteze amatwi uyu munsi, nanjye niyifuriza, kugira ngo nimba twarasogongeye mureke twegera Imana, nayo izaduha ikamba ry'ubugingo. Kandi liberation irahari muri uku kwezi kwa gatanu. Liberation irahari ku mukristo wese ushaka kubohoka. Hari abantu nababwiye ngo bafite confidence batanashaka kubohoka ku giti cyabo, akubwira ati genda nabahohotse ariko byararangiye, njyewe Kristo yaragiye. Ayi, reka nkubwire nshuti yanjye, Yesu yaravuze ngo umwe yaragiye ngo yikomanga mu gatoza, aravuga ati Yesu ndagushimye ko utangize nk'abariya bose. Ariko Imana itugirire neza. Umugabo bita Herode yikomanze mu gatoza, aravuga ati dore umujyi wanjye ngo uyo shaka. Aratangira aravuga baravuga ati none hari kuvuga hagira ngo ni Imana, ahita gwinyo. Ariko Imana itugirire neza, mureke tuzamura ibendera ry'Imana, wisuzume nanjye nisuzume. Ukorera Imana nkaho uzapfa ejo, ukorera Imana nkaho hari ikindi kintu ushaka. Ibyo tuzabivuga muri iyi minsi. Hari abantu bakorera Imana batazi icyo bashaka, ahubwo bakorera Imana bazi ko wenda bashaka ikintu kikiri aho ngaho, kiri fizike, kigisanzwe. Umuntu akaza mu rusengero ngo bishop atagira ngo nasibye. Gusenga ntago ari inyungu zanjye, ni izawe wenyine, ntago ari izanjye. Icyakora nanezezwa nuko tuzajyana mu ijuru, ariko ntuzasenge ngo barebe ko waje. Ntuzakada, ahubwo uzasenge hari icyo ugamije ku Mana. Ni nayo mpamvu abantu benshi basubira inyuma, nuko baza mu rusengero by'umuhango. Imana itugire neza, Imana ibaha umugisha, kandi mwakoze cyane kuntega amatwi. Kandi Imana ibahica umutima wifuza ku kwezi kwa gatanu kuzakubera ukwezi k'ubutsinzi, kuzakubera ukwezi kw'imbaraga, kuzakubera ukwezi hahandi uvuga ngo nabonye kugira neza kw'Imana. Imana ibaha umugisha. Mana Data twese wo mu ijuru, sengera umuntu wese wanteze amatwi, umuhice umutima wifuza, kandi umuhe kukwegera, kuko gusogongera yarasogongeye, n'abatari basogongera basogongera, ariko banakwegere, kubera yuko abakwegereye babashije kuzaba mu buzima bw'iteka. Imana itugire neza. Nyamwami ndaguhimbaje kuko wabanye natwe muri uyu mwanya. Icyobero kibi cyawe, kandi tugushimiye ibiri imbere, tukuragisha uko kwezi kwa gatanu uzaduhica umutima wifuza, uhere none ukageza iteka ryose mu izina rya Yesu. Amina, 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 amina.